nta nubwo yifashe imbere ya mama wanjye itavuga ngo ngo se niwe Wirine ngo siko nakuyobewe muribazaga ahantu nkuzi ngo ntago aho executive secretary w'umurenge uri kubyumva muri make ni ukuvuga ngo ntago bajye bashobora gukora iki, ntago bajye bashobora kwifata ngo bamenye ngira actually bijya kuvuga ngo ibibazo cyane nuvuga ngo executive w'umurenge ka video kawakibitseho muvisa warazifite sinovuga ngo ni mubi guhera n'icyo gihe up to now byasabye ko mweza message iri very mean message iri ubushizi bw'ishoni bwinshi kugira ngo mbwati please sinshaka kugira ngo ngewe ngendege kukoreka kuba gukuriye mbabaye ukora iki wiyubahe kugira ngo nanjye nkubahe wambaye impeti irashashagirana ahangaha none baba izampeti zishashagirana cyane wambaye impeti ishashagirana cyane uri murambaza ngo nguza nguri ufite ngo ufite ofu ngo mbese ngo ntuye nguzo ndebe ngo mbese ngo ntuye nguzo nsure ngo none se ngo none se ngo biki gutya ngo none se ngo ukambwira ngo heshu ngo hello shu ngo hesheri kano kazi kawe isi tuzi ko mu bintu byo gukora imibonano mpuzabitsina urumva hari aho bigera umugabo umwe akakurutira abandi akakurongora ukanyurwa ukamusarira. Ntabwo mu bantu ugenda mu acteur mukinana ntabwo mukinana n'amarangamutima murarongorana bya nyabyo hariya ntabwo ashobora kugusoka rwoga amabondo ku buryo uvuga ati bizahiyo bijya amafaranga ndayaretse ni wowe nanga ariko bigenda urumva mwebwe mama bitekereza ukuntu mubyumva mu mutwe wanyu kubera ko akuriya of course like nakuriya wenda nk'iyo nka company wenda guharenze cyangwa nanjye ubwanjye wenda ndimo ndashootinga nka scene yanjye mba mfite script ngomba gukurikira so mba mfite idea mu mutwe wanjye nshaka kugira ngo aba viewers bazarebe kandi bagure ni nko kwa kundi wenda abantu like they produce movie ariko bagaproducinga movie bafite idea yo kugira ngo umuntu uzareba movie hari ikintu like nyine ikintu bo bashaka kugira ngo we azabone nicyo abona. Do you understand? So kuvuga ngo umuntu ngo murakoranye ngo feelings zijemo iyo muri hariya ni nkaho bari ni nka wenda ngira ngo wenda baba guteye nk'ikinya cyo kutumva nyine ikintu na kimwe kumva nyine umubiri wabaye inama ni urugero ndimo ndaguhereza kuko ibyo bintu ugomba kubyishyira mu mutwe kumva ko yes umubiri hari umubiri ura reacting kuko n'igihe wenda ukorana n'umuntu of course nyine like of course mukiyumva namo ariko ibyo ngibyo ntago birengaho ngo because there is professionalism involved so you have to be professional no matter what. Uri kubyumva kandi since ari ibintu biri very intimate uri kubyumva ni ibintu biri very intimate ugomba gusharinga an intimate time n'umuntu n'iki so ugomba nyine kugira boundaries kugira umurongo utagomba kurenga n'undi muntu atagomba kurenga kandi icyo gihe ni wowe nyine ugomba kubikora iki kudeciding igihe aho umurongo utagomba kurenga ariko ntabwo bivuze yuko wowe n'uwo muntu nyuma uwo mwakoranye ndikuvuga umundi mu actor mwakoranye nyuma dushobora kugira contact mushaka kugira contact mukongera mukabonana mukavugana mukanakorana na collab mukakorana collaboration. Do you understand? Collaboration like content collaboration mugacollaborating content hagati yanyu mwembi nk'aba creators. Tuvuge wenda ngewe hagati yanyu n'undi mu creator wenda twakoranye kuri scene iri professional uvuga ngo iyo scene ni scene ya company ntabwo ari scene yacu batwishyuye banyishyuye yanjye bayishyuye tuvuge wenda yisindi kuyikora n'umukobwa abakobwa babiri umutipe abatipe bitewe n'uwo nyine uhari nyine ubu nyine nuvuga ngiye bampaye yanjye ayo nasabye ko nago bishyura amafaranga amwe biterwa nayo wowe kuko buri muntu wese afite brand ye nuvuga ngo hari nk'abakobwa wenda bandengeje brand whereby ntago twasaba amafaranga amwe nanjye harabo ntasa amafaranga nabo hari abatasa amafaranga kimwe n'ayanjye bitewe wenda nuko ngiye wenda ndi unique nko muri Europe I'm unique I'm dark skin I'm an African I'm curvy and nta wundi muntu abandi banyafrika kazi bahari benshi muri Europe ugereranyije no mu Amerika. muri Europe nta birabura benshi bahari ntago pana birabura abanyafrika kazi bari active bari pro turi babiri gusa kandi nyine identifying nk'abanyafrika ni ngewe umunyarwanda n'undi umunyakenya kazi fuck contact yanjye uvuye mu maso 1 second so no kuvuga ngo igihe nyine mukoze
nambara contact ndumva igiye kuva mu maso. What the fuck? Why did you dress kubera kuyambara? Kuko nambara marinette, siyo nambaye marinette mba nambaye contact ndumva ivuyemo. Ya ivuyemo iranacika. Rimwe mpamvu numva iri kunjira mu maso. Yo, ni kurya. Nyine biranje nk'iyo ndebye nko ku ruhande ikahita iyoba biranje na mu maso cyane. Ubuzambe ku maso yombi. Ku maso yombi, so nahanga ngomba kuhita nyikuramo kuko ahanga nyikuyemo ntabwo ndi kureba neza ubu ndi kureba ibice. Niba bawe. Ufite nani tundi. Ntabwo mwakabona kaba kari very clear kuko ni prescription like ziri prescribed ku maso yanjye. Oh my god. Ufite kandi sika kakasimbura kwa kayo kakangiritse gutya. Ndadufite ndatuzana mu kanya. Ndadufite turara mu cyumba. Aka nakareka ngakoremo kugira ngo amaso yanjye abari jewe. Okay. Kavuye burabo bwakabona ariko like karano ku rutoki sinzi biko kabona. Akabonye. Ya karakara. Jesus. Ubu rero rago like ngundi kureba ariko rago ndi kureba neza. Ntabwo ugira linete? Ndazifite ariko ntabwo nshaka kuzambara. Tunakunda kwambara bari lete. None okay. Nambara contact. Ya contact yabako. That's the. Kabigira umwana uvuye kiruhura ntabwo binge bari kubyumva. Isiraguru. Anyways, tugeze he? Twari tugeze ahantu udashobora kujyana partnership cyangwa hazemo feelings no partner. Okay. Nakubwira ati okay hagati y'aba creators natwe tugirana ama collaboration. Tuvuge wenda wowe uri mu creator nanjye ndi mu creator, so okay uri mu actor nanjye ndi mu actor. So tugakorana collab video ukayitwara nanjye nkayitwara ukajya kuyigurisha ku bantu bawe nanjye nkayijya kuyigurisha ku bantu banjye. Uretse gato. Mwe ubu ushobora gukora video zawe utazikoranye na ntuza n'umuntu uza utakoranye na company. Na company. Amafaranga ntabwo menshi nyakura muri company. No. Company actually ngiye actually nkubwire ngiye na joininze pro I would say na joininze the pro industry cyangwa se working with pro companies kugira ngo ngewe like when ni promoting kuri market y'abanyamerika kuko I was only working with American companies in Europe. So nakuranye urumva amafaranga bishyura amafaranga makeya ntago bishyura amafaranga menshi kwa kuri kubyumva haje ama platform urukumva nka OF ntago nyine nshaka kuyivuga mu magambo arambuye. OF urabyumva hari ubundi buryo bwinshi bwaje aho by abantu bakora muri industry bashobora kuba bakora amafaranga independently badadependinze ku makampani. Uko company for example company ni wanje company wenda bwati wenda shaka wenda 5,000 barabimpaye kuri scene sibyo bitanu byero barabimpaye ariko iyo ni video izagurishwa. Remember ni video izagurishwa. I'll have to sign my rights away. I have to sign the rights away to that video ko izagurishwa ubuzima bwanjye bwose na nyuma y'ubuzima bwanjye. So ngo video nakoranye na company izagurishwa imyaka yose y'ubuzima bwanjye bwose bwo kubaho na nyuma y'ubuzima bwanjye bwose bwo kubaho. Kandi wowe 5,000 bampaye bazankoramo nka miliyoni 5. Ariko byumva iyi rero wewe wishakiye mu partner ukayupload ukayigurisha ukajya kuyigurisha. Ntabwo mwishakira. Now okay urashaka kumwishakira. Okay nagwaye nk'urugero rworoshye. Ugiye kuri set muhuriyeho n'umuntu mugomba gukorana. Uwo muntu wenda murakoranye umwiyumvishijemo kandi unabonye yuko wenda nawe mukoranye umugurishije ku bafanzi bawe ariko urabizi mubanze mu gifting mbere yuko nkomeza. Guys twagiye twumve n'iryari bashobora bagutemo guys mu mutemo giye mfite amatsiko mu mutemo nkeneye kumenya byinshi. Isi babashaka ko kunywa bagutemo ntabwo nshaka wamugana iyo right guys mu mukandeho tugere muri kizo nabo mwabisimba mwe mukande ibintu bifatika mu mukande ibintu bifatika tumugeze ku 1,000. Ariko abantu barambye ngo bandambiwe reka break abantu be bandambe reka nigendere. Ninde uvuze ngo yakurambiwe ngo badambiwe hano uruvuze ngo sinzi ngo yadambiwe we yareka mu boroke
Isimbi ndamukunda cyane anoze ko utari gusomeza abagukunda ukareba gukomeza bakuranga oya abankunda ndabibona nanjye ndabakunda cyane abashiri ahubwo rekana n'icyo kigo reka nkubwire you know what nafunga comment yacana rekana n'ibyo bicucu reka nkubwire you know what like hari nk'ibintu biri very like nk'ukuntu nyine rwango ahanga nyine ni nkaho nyine like nazanye nk'ibitangaza hari nk'ibintu like seriously udashobora gusobanura mu Rwanda ngabyumva bitewe n'ukuntu wenda wakuze. Thank you so much guys, thank you so much. Bitewe n'ukuntu wakuze na environment wakuriyemo na mentality ufite n'ukuntu nyine wowe uyumva mu mutwe wa n'ibiki hari ibintu udashobora gusobanura umunyarwanda ngabyumve nk'ahanga bari kugira ngo nyine wenda baze biyumvira utuntu tw'udutiki ariko kubwira umuntu ngo reka nkubwire for example urebye nk'abantu like baba bari muri DMs bambwira ngo ndashaka gukora ngo ndangira ngo ama connection. That's not how it works. Kaida none imagine umuntu bwaho ngo give me connection ni n'umuntu ushobora no gusobanura ibintu nkagushi nyine ntabyumve. Nkagushi ndimo ndakuganiriza nkubwira ukuntu ibintu bigenda process. Nta nubwo na wambere mbisobanurire nje mbisobanura cyane ndambiso no kuri live ya Dumba mbisobanura gutya mbisobanurira abantu ariko ntaga abantu bumva. Umuntu atorama akantu kamwe cyangwa tubiri akahita ajya muri DM yawe ngo nose ngo wamaye connection ngo nose ngo wamaye nimero ngo nose ngo wamaye ngibiki ngo nose ngo byagenze gutya. I'm like that's not how it works. You know, so ari nk'ibintu nje mbona like sometimes ni nko ku you know ni nko kugira tu like nyine ni nko gupfusha ubusumuka kugira ngo usobanure ibintu abanyarwanda batumva. You know, to society nyine very ibingibi nkuko dukurikiye tureke umuco w'abanyarwanda tuyo umuco w'abanyafrika niba baravuga ngo ibingibi nko kuzana intari mu mujyi isi mbere yuko ufata umwanzuro buretse gato Hello bite ni byiza Godfa ni gute uhamagara umuntu utabanje kumusaba uburenganzira bwo kumwandikira nibyo simera ari kumpora mu kanya you have to write the message ukabaza umuntu bari disponible ntimugafata telefone y'umuntu ngo muhamagare muhurutura gutyo stupid dukomeze dore ni nk'ibi simera ari kumpora telefone kuri video call nawe ariko nawe ni gutyo wahamagara umuntu ukahita reka ngiyewe no listen to me I'm a blogger muri abastar when I call you like that niyo mpamvu ngo wahamagara akakubwira ngo ndi live uri disponible niyo mpamvu niba ugiye ukaba ngo ndi mu murenge reka nze kuvugisha kandi uhita unahamagara uramvugisha so kubana n'umuntu nawe kunyumva biba bitandukanye. Thank you so much. Mumutema mumukandeho ndashaka kugira ngo agere ku bihumbi mumukandeho ndamushaka ku bihumbi 10 ndamushaka ku bihumbi 10 isimi ndamushaka niyo umuntu ni open uza akaganira ubuzima bwa Isimbi ni urwandiko reka dukomeze tuganire isi wowe mbanza umbwire kugira ngo ufate iyambere uvuga ati kama mbaya n'abanyarwanda babimenye urimo kumva njyewe mfashe uyu mwanzuro twari tukuzi tukubona bwa mbere twakubonye nk'umuntu wari uteye impuhwe umwana w'umukobwa urwandiko uje muri Miss Rwanda urabyibuka isi kavugaze reka tuvuge ko uyu niwe mwuga wari wahisemo bijyari kugenda gute iyo ujya muri Miss Rwanda ugatsindira ikamba rya Miss Rwanda warangiza ugafata iyi nzira yo kujya gukora uyu mwuga wambaye ikamba rya Miss Rwanda kandi muri Miss Rwanda habamo ibi bintu bikurikira umuco ubwiza n'ubwenge ikamba wari kurisubiza iyo uza kuba Miss kuko byarashobokaga kuri mwiza urarambutse icyabuze harasinze mpamvu bakuvanyemo ariko iyo winjiramo wari ufite amahirwe yo kuba Miss bwira ikamba wari kuri wisubiza kugira ngo ujye gukora kano kazi umuco wari kuwica kuko ntabwo umuco ubyemera byari kugenda gute urumva ntago wamenya ikintu ntago wavuga ku kintu kitigeze kibaho ubwo iyo iza kuba byarabayeho iryo kamba nkaba naribonye kuko bivuga of course maybe life could have been different my path could have been different so even ni path nafashe ntago ari path natekerejeho back in 2019 ariko uretse yuko even back in 2019 nza muri competition na Miss Rwanda nari mvuye muri South Africa and I was also in the same industry narabyinaga kubyina no gukina narabyinaga muri club muri South Africa in Cape Town yego so it's literally the same industry just different categories niko ndabigusobanuriraga
bara abakobwa babyina se hari aho bahura no gukora ibyo Uwiteka yahaye umugisha. Ibyo byose birashoboka, ariko se we nawe ntukigire igitambabuga cyane ngo ukabye. Ibintu byose birashoboka mu buzima, ariko icyo ndi hari nko mu maclub nk'aya ngayo haba hari security, haba hari nyine nuza, haba hari plan y'ukuntu ibintu ugomba kugenda, amafaranga agomba kwishyurwa, uburyo agomba kwishyurwamo, umukobwa agomba kuba afite security n'ibiki kubera ko of course like club igomba protectinga, of course nyine bagomba gukuraho percentage, hari percentage bagomba gukuraho, ariko nabo nyine in exchange nyine yiyo katubahaye nabo bakofaringa protection. Byumva mu gihe wenda ushobora kugira nk'ikibazo ukagira ikibazo n'umukiriya, uko birashoboka cyane umukiriya ari mpamvu kuziba bashyira ababawutsa cyane rwose. Ibintu byose birashoboka mu buzima ku buryo n'umukiriya ashobora no kugusohokana kuko habaga hari nk'amafaranga umukiriya agomba kwishyura, ukumva nyine biri premium. Niba wenda umukiriya wenda ayishyuye wenda nk'ibihumbi 10, wenda club irakoraho 20% utwara 8, ariko muri uwo 8 byibuze ugomba gukora nka 5 nanone ugahereza umubawunsi ugomba guprotectinga. Uri kubyumva? Just in case wenda ari ikibazo kibaye. So no kuvuga ngo ntabwo naje already ari naramaze gutangira muri industry, nayo ntarajya wenda mu zindi kategori wenda nk'izo ndimo kano kanya. Cyangwa se nizo nshobora no kuzazamo imbere zira ko ngiye even as ampo wenda uracyafite gahunda yo kwagura umwuga, kuwagura no kugira business ngiye none ngakora amafaranga nyine nkabikora nkagira like company yanjye as well. Oya, niba nkumvishe neza uracyafite hari urundi rwego utarageraho uzageraho rurenze urwo twabonye? Exactly. Uruhe ku buryo uzaba nka ntuza, uzaba nka producinga movie zanjye, nkaziproducinga, nkagira company yanjye, nkagurisha ibiboro byanjye, nanjye nkagira rights kuma nta kazi katagira ingaruka. Aka kazi ukora, aka kazi tureba kawe, aka kazi kagiramo ingaruka. Hari ibibazo biba muri aka kazi ni ibihe? Kara kazi ibibazo niba bari abantu muri imbere ya kamera mukabikora tureba ingaruka zo muri aka kazi kanyu nakahe ni izihe? Nje navuga ingaruka twirengagije wenda ibintu ingaruka wenda byakugira wenda personally, kuko buri muntu wese ibintu bimwafecta ku giti cye. Ibintu ubwo dushobora kuba turi gukora ikintu kimwe, ariko icyo ngicyo we kikakwafecta ku buryo ushobora kuba wakora iki wenda wana kwigirira nabi, ukikata cyangwa ukikora ukibinyine ukigira nabi. Hari n'undi bishobora kumwafecta n'ibintu bikamwafecta wenda atarya cyangwa se atakinywa cyangwa n'ibiki. Ariko buri kintu cyose nk'uko bivuze kigira ikintu cyose ukora mu buzima ko byagenda kose, n'akazi gasanzwe ka buri munsi nako karakwafecta kubera it's mentally exhausting to work every day, to work the same thing every single day. It's very exhausting. Ariko ikintu cyose ngiye kuntu mbibona, ikintu cyose iyo wamaze kugishyiraho umutima kandi ukakibona nka business, ntukegereze umutima cyane kandi nanone ukakibona nkaho ari ikintu ukoramo imibereho, ariko igihe cyose ushobora kuba wakora iki wanakireka kikagenda ukaba watangira ikindi gishyashya. Icyo gihe wamaze kubyishyira mu mutwe mba numva nyine sinzi numva nta effect cyangwa se nta effect nyinshi byakugiraho, cyangwa se wenda ugire kuri level yawe ushobora kuba wakwigirira nabi cyangwa niki. Igihe cyose abishyize mu mutwe ukavuga turabizi ngiye ngiye kubikora, akazi ariko kose mu buzima ntabwo ari akazi kamwe, ni akazi ariko kose ngiye kubikora impamvu runaka, ngiye kubikora igihe runaka, nimara kubonamo ngiye kubonamo nzavamo nkora ikintu gutya na gutya na gutya. Sosiyete nyarwanda yakwakiriye gute? Feedback I don't give a fuck. I don't care. It's okay, you don't give a fuck, I know. Ariko societe yakwakiriye gute? Ndaguha urugero, I will give you example. Me too, I can say I don't give a fuck. Community mvamo, urimo kunyumva? Society mvamo ngiye mvuki Masisi. We are people, turi abantu baceceka. Mama nanjye avukiye Masisi. Rega nani umunyamasisi? Hello. Munyamasisi wacu. Reka ndakwiyamye isimbi. Mama n'umunyamasisi. W'ikibungo. Guru w'inyamasisi. Kare.
ndakubujije ukibungo ni data ariko se buretse gatatu abagabo benshi mana ni umunyabasisi reka okay niba utabyemera umunsi umwe nzagushaka mbikweme nzamuhamagara mama umuvugane anakubwire naho aturuka kugira ngo byumve neza. Okay. Ajya hari byo tujyana muri Kongo mama tujyana muri Kongo ni muri Kongo Brazzaville ntabwo ari muri Kongo y'Iwanyu. Oya eriko. Okay, reka tugende gasubira nagiye kubaza nari ngo example nanjye ina community muri community mvamo ntabwo the people bacecetse urukumva kubona yukimya baremera bagapfa na urugero umuntu aremera agapfa abantu barapfa abantu baragenda n'abarwanyi niba wumva ziriya ntambara abantu n'abarwanyi n'abantu bahaguruka bakarwana nizo ntabaze mu kuzibona ariko n'abantu bari kimwe ntabwo bavuga baraceceka bakarinda bapfa n'inyanga mugayo ntibavuga. Niba ufite mama wawe wavuyeyo urabizi byo kuvuga ndabacecetse n'ufite abahokre bawe n'abantu batavuga n'abantu batazi kuvugira mu ruhame. So jusqu'à aujourd'hui hari abantu bagere bakavuga ati God Father wavutse he ni gute wisanze urakasa mutwe gute ntabwo babyakira. So wowe umuryango mugari nyarwanda urumva wakiriye gukina pornography bro isi video igasohoka urukumva iya kabiri gasohoka warangiza ugakata ugaca mu mujyi wa Kigali ukagenda neza bie anagenda nkanahaha nkajya downtown ukagenda ugahaha nkajya kuhaha cyane rwose nge ntago ari wabona ngo ndihishahisha moto ndayurira bakanambona bakamvugiriza induru ngo ndabwo gukina porno ikiri kuri moto we ntacyo uretse gato nyine ubwo nyine nuko baraza bakavuza induru. Iyo uri muri Kigali tugaruke muri Kigali ngiye kwaka service ubushize navuganye nawe uri ku murenge babwira ati gatfataragiye ku murenge kwaka service umva ujya kwaka service nka Honorine bakuzi ku buryo abana bakwakiriye ntabwo ndogo ni Noeline please nanjye wanyisubira muri handi uzabimenyera nzabimenyera urumva cyangwa nyiti simbi ibintu bya Honorine ntago mbirimo bro ihangane nanjye wanyisubira muri ntari we urumva ndihangana nawe byihangane ariko ubu ntabwo ngikwita umunyaburenge nabizi ko uri umunyabasisi nanjye ntabwo ukinyita Honorine ntabwo ndo Honorine please no okay ntabwo ari Honorine no isimbi ukajya ku murenge hariya ukicara imbere mu rugiye rwa service urimo kumva iya kwitegereje bien okay wasubiye mu Rwanda I'm not being stupid ntabwo ndi kugira wasubiye mu Rwanda bakwakira gute ibyo bintu reka bikubwire rero ibyo irashaka kubivugaho gusaba service muri leta kujya muri banke n'ibiki I'll tell you this ejo bundi ngiye kubaha gastori gato cyane ntabwo ndi bujye kure kugira ngo uhite nkubwira nyine like nuza experience ngira no gusaba service cyane mu biro bya leta cyane nko mu mirenge mu turere uri kubyumva nyine ahantu nyine aho ngaho kujya nkunda gushaka umukuru w'umudugudu w'ahantu wavukiye ibintu nk'ibyo ngibyo uretse wenda ko umukuru w'umudugudu w'ahantu navukiye iwacu Rwamagana nzi ari n'umuntu wa kera kandi nawe ari kavukire ukubyumva ntabwo ari umuntu wenda wavuga ngo arajya kumbaza ibibazo byinshi uw'umurenge nawe aranzi ahubwo w'akagari w'akagari n'umudugudu baranzi ahubwo uw'umurenge ni utanzi noneho reka nyane njye gusaba service ejo bundi mu murenge w'iwacu ngereyo gitifu noneho njye kumwoherereza dokima kuri WhatsApp ni mwohereje dokima kuri WhatsApp ahita abona profile yanjye ngo uwo kandi ndi kumwe na mama na barumuna banje babiri twaje gusaba service uri kubyumva nta nubwo yifashe imbere ya mama wanjye itavuga ngo se ni Werine ngo sone nakuyobewe nkurebazaga ahantu nkuzi ngo ntago aho executive secretary w'umurenge uri kubyumva muri make ni ukuvuga ngo ntago bajye bashobora gukora iki ntago bajye bashobora kwifata ngo bamenye ngira actually bijya bimbere ibibazo cyane nuvuga ngo executive w'umurenge aka video kawakibitseho mu visa warazifite sinovuga ngo ni guhera n'icyo gihe up to now byasabye ko mwereza message iri very mean
message irimo ubushizi bw'ishoni bwinshi kugira ngo mbwati please sinshaka kugira ngo ngewe ngende njye kukoreka kubagukuriye mbabaye ukora iki wiyubahe kugira ngo nanjye nkubahe wambaye impeta irashashagirana ahangaha none baba za mpeta zishashagirana cyane wambaye impeta ishashagirana cyane uri murambaza ngo nguza nguri ufite ngo ufite ofu ngo mbese ngo ntuye nguzo ndebe ngo mbese ngo ntuye nguzo nsure ngo none se ngo none se ngo biki gutya ngo none se ngo ukambwira ngo heshu ngo hello shu ngo hesheri after fuck meya negatifu uwo nyine ni umwe ntabwo nakubwiye narakoze boka ako sha umusubwe nzabakorera bitanga nimuda ngewe nutiyubaha nzakubahuka my friend gitifu oh my god ese hano actually I swear niba ari recording oya kuri coding no ni ngombwa bwo ukimbajijeho ikibero cyo kuvuga ngo gusaba service ukimbajijeho nyirwaye mpora bivuga buri munsi nta njya gusaba service kugira ngo like nta nubwo bashaka no kwiyoberekanya nkaho batanze you understand je numvaga bashora imitereto imiswero kuko nyene nabikubwiye ndakubwiye ngo ntabwo nshaka kwinjira mu biro by'umuntu no tuvuge wenda turi twebwe babiri uretse wenda abagore bo ntabwo bajya bansagarira wenda abagore bashaka kuvuga oh I love you whatever ikintu nkundira abagore ntabwo bansagarira umugore ashobora wenda kuza kansuza no yanabona wenda ntabirimo cyane bya akaba yabyumva akaba yakomeza umugabo ataguhamagaye ngaguhamagarire kure ngo simbe we ngo no we I'm like tuza gato muri banke urinjira ukajya kuri tera umutero urimo uraguhereza amafaranga ndi kubikuza kuri konti yanjye ku majyo amafaranga arimo nabikuza kuri konti yanjye yagize ugatajya kunzana imitirizo n'imiswero umbwiye hanyuma no kuri banki umutero mweje ubundi yarambwiye ngo sha ngo ari amafaranga ngo caje ngo ni menshi ntise nangaye ngo ari amadolari ngo nabonye ngo nari rimwe ngo natandatu ntise nkora muri banki ufite amafaranga ariko urumva mba nagize kujya nyine ntago nshaka kuba rude ariko imagine atela who is counting my money from my own account amafaranga njye nakwishyura uwo mafaranga uri counting amafaranga yakwishyura imyaka 2 urimo urayampereza uri kubyumva ari kuva kuri konti yanjye uri umutera urimo urambwira ngo amafaranga ngo wishyura ngo kuri off yanjye ngo ni menshi ngo amadolari ngo ni menshi ni gute ujya kumvugisha kuri ubundi unzute ubundi how do you even know me uko amazina ari ku byangombwa byanjye n'ahantu ahure n'amazina ari kuri social media yanjye so how do you know my names kuko why you calling me kumamagara ngo thank you guys niye mpamvu uri thank you Rachel niye mpamvu uri muri amamagara mwizina ngo Noeline ndimo ndabikuza amafaranga muri tero kambira ngo amafaranga ngo nishyuza ngo kuri wifi yanjye ngo ni menshi urumva ibyo bintu birimo ubu professionalism kweli barangura mu mutwe barangura tugaruke gato numvaga aba bantu wenda muri service batungurwa cyangwa niba bari kumajije kuri umuryango nyarwanda ukuntu wakwakiriye nabo usaba service numvaga biriya bintu byo wenda batungurwa n'umwuga wawe kumbe n'abagitifagira gutya akavuga ati narakabonye none how are you doing wapi na gutungurwa ntabwo ahubwo uzese ubwire ntibatungurwa ahubwo batekereza yuko kubera ko wenda nk'uko navuze societe nyarwanda cyangwa societe nyafrika batekereza yuko wenda con nashaka kuvuga mu cyongereza con ari ibintu bisa nabi biri dati ibintu bisa nabi ibintu bidasuye bisa nabi ubibona nyine bisa nabi ukabona kamera ntisa neza ntihanaguye ukabona ibintu noneho babona wenda nk'izo video wenda nka video mba nakoranye na company ni video man ziba ziri baba bashutinze professionally haba ari cameraman sound guy ibintu byose biba biri ku murongo nanjye ibyo nikorera mfite kamera yanjye editing I have a whole fucking editing like I have everything mfite a whole filming set and everything noneho babibona gutyo uri kubyumva noneho babona wenda ko wenda ntari mu tuntu nyine nk'utu nyine twanu nyine tugambo ndi hano ndi hariya cyangwa se kwa kundi ujye kubona wenda ngo bimwe ngo mu ya magroupe ngo baratanamo noneho wenda bavuga ngo baratame ibya Noeline batamo bagasanga barabibonye cyangwa se banajya kubisanga ku yandi ma website n'ibiki noneho bambona amaso ku maso
bakumira kuko nyine babumva ko ari ibitangaza, ntabwo bumva ko bambona mu Rwanda. Babumva ko ari ibitangaza, bumva ko mba hanze, ibintu byose mbikorera hanze, uri kubyumva, which is good, kandi nakuri nabyo nanone simba hanze, ariko ibyo nkorera ntabwo mbikorera ahantu hatemewe, uri kubyumva, bikorera mu bihugu byemewe n'ibihugu nyishyuramo imisoro n'ibiki, uri kubyumva. Noneho bambona hano mu Rwanda bakaba surprised, tuvuge nagiye nko mu murenge, urumva ngiye ku murenge ngene nyine nambaye wenda ipantaro, ibintu bisanzwe, nambaye ibintu bisanzwe n'iki, ariko nta buryo udashobora kurecognizinga face yanjye one way another, ahubwo ushobora kumbona ntumenye neza ngo nzi hehe, wenda bitewe nuko ndahora mbona ahantu hose. Noneho wenda nkavuga cyangwa se tukagira nk'ibintu tuvugana, ukahita wibuka noneho ko ari ahantu nzi, aho nzi ukahita uhamenya. Noneho wambona n'ukuntu nsa ukatuvuga ati kumbe kakana ngo n'ukuntu bamwe benshi tabambye ngo ariko nguri mwiza nko kurusha ku mafoto. Aya mafoto ndi mwiza kurusha uko nsa kano kanya. Ndavuga ati okay, urakoze cyane, nta kibazo. So ngira ngo ni like urumva ni na barambona, of course, bakamara n'umunyarwandakazi n'iki ku bintu bitamenyerewe n'iki, bakabona wenda utuntu twagenda dukora wenda mu buryo buri class, I live good, I take care of myself. Kuvuga wenda indimi zitandukanye n'ikinyarwanda ntago ari ibintu ngenda navuga ngo ni ibintu birenze, kuko ururimi umuntu ashaka kwiga ururimi igihe cyose ntago ari ibintu bya danger. Uretse ko abanyarwanda none bafite uducomplication mu mutwe cyo kumva ko kubuvugwa icyongereza cyangwa igifaransa ari ubundi bwenge buhambaye nanone, which is not true. Nabyo bikahita biba iyindi nyenda kumva ngo nose ngo gute ngo mvuga icyongereza ngo ntarangije ngo primaire, unarangije ngo secondaire. Ibyo bigahura nuko wenda babona wenda ko wenda uyu munsi barambonye wenda ndi France, uyu munsi wenda barabonye wenda ndi Toronto, uyu munsi barabonye wenda I'm fucking in New York, or maybe I'm fucking Miami, whatever. Akibaza kakana iki ejo bakamana ndi kuri moto ndi i Kigali ndimo ndakurusi. So kumva biracanga community cyane nyarwanda, ndabizi biracanga, abatabyumva ntago babyumva. Nk'abo bantu nyine bamwe na bamwe nsanga muri service runaka, bamwe na bamwe bahago babyumva, babyabayobeye, babyabacanze. Ariko nanone kantu ko kirari ko kutiyubaha nanone kakahita kazamo. Akahita agira ati se tuvuge ati wenda hari ukuntu wenda nimero yanjye uyibonye one way another, ukabona umuntu watangira kwandikiye, hello, how are you, mbese can I take you out, mbese gutya na gutya, my friend wambaye impeta irimo irashashagirana, uri kumbaza can you take me out, where are you taking me? Ninkubwira ati mfata hamwe tujye fucking Marriott, tugende muri restaurant Marriott publicly, urantwara wambaye niyo mpeta yawe, urantwara tugende muri restaurant Radisson cyangwa tujye muri indi restaurant yindi isanzwe muri Kigali, untware publicly, untware kuri date, urabikora? Oya, urashaka kuzi wanje kumanya inzu yanjye nishyura urugo rwanjye ibintu byose, ngo urashaka kuzi wanje ngo kunsura, uransura zanyenyere abashyitsi, uri kubyumva? Are you planning kuba aya masaha ubonye nk'umuntu dufate nk'abara partner, ukabona nk'umusore dufate wenda nkandera nk'umusore urangwa mu Rwanda uvuga ati ngewe ndagushaka, we can make a content, mukorane content y'umujene w'umunyarwanda, why not? Aya masaha kazi. Hell no. What do you mean? Kubera iki? Kubera ko let me take it. Okay. Ukavuga ati Isimbi, I like what you do, but ndi aminiya nanjye, we can fit. Can we try tugerageze nanoneho dukore content. What do you think tumaze dukoze content? Nabyumva tumaze dukoze content nk'abanyarwanda turi babiri. Thank you. Kazi mugeze ku bihumbi 10, tumugeze ku bihumbi 10 ariko se mwagiye mutanga. Ibireza ku bihumbi 10 ibibazo byose. Akera ndi. Bada wanye barambaza nabyo musubiza. But let me tell you darling. I will not ntago shooting hano mu Rwanda, hano ntago mashutingira. Tukajya Zanzibar. None oya ndagenda traveling, ndagenda nkajya muri Europe. Okay, reka tuvige wenda dufuge urugero nk'aya masaha tukabona ndende muntu mbona wakora kandi akaba proud, reka ntari beze Hong Kong is also legal. Nta kibazo ubonye umujene w'umunyarwanda ahangaha, umujene w'umunyarwanda kwa fitingamo nta bejene by'abanyarwanda ntabyo ngibyo, rega ibintu byose reka nkubwire sheri, n'umuntu ujya gukorana nawe
ni business urabanza ukase uyu muntu azagurisha ntazagurisha kuko nanjye iyo bajya kunyishyura ngo mporane nabo baba bamaze kumvanamo business y'ukuntu nzagurisha. Tuvuge mu Rwanda turebe mu bajene nko mu bajene b'Abanyarwanda tuvuge abajene mu Rwanda reka babarira isi ntabwo wamubura dufate umwe ufite outlook mu Banyarwanda muri abo bajene hari uvuga ati uyu nguyu yaramutse reka duhuriye nko hanze duhuriye wenda nko hanze tumufate tumutware hanze dufate muri bijyamamare byacu twavuga ati uyu mutibe mutwaye hanze twakora kandi video yagurisha ni nkande ntabyo kubera ko ntabwo navuga ngo uyu nguyu umutwe twagurisha ntazi nakubwiye ngo size matters ntabwo navuga ngo uyu nguyu bigende gutya kuko nanjye I will not work with you ntazi ese ntarabanje ngo mbone your previous work kuko iyo aba injiji zira ahangaha zidukurikiye ndabizi ko nari educated idiot mutazi icyongereza size ari kuvuga ni ingano y'igitsina uburebure bw'igitsina n'ubunini bwacyo dukomeze so ko nawe rwose ubu nawe abantu bagomba kubasobanurira isi bagomba kubasobanurira so no kuvuga ngo tufate nko mu basore bacu b'i Kigali uzi urukumva urabona ninde ufite igihagararo kuko n'ibituza n'igihagararo nabonye bimataringa mu basore aramutse afite ingano ukeneye size ya nyayo size nawe size y'umubiri turi kuvuga ntabwo turi kuvuga size y'umubiri kandi none nk'ubu ngubu turi kuvuga size yahari ariko nanone no kureba urugero ku bantu batabona tugendere kuri size ya yampano niyo ntabwo nayibonye ngo size imeze gute arayifite nuko ihengamye ariko afite ihagije oya n'abandi nyine size na shape biratandukanye kuko na shape ushobora kuba ari shape imeze gutya cyangwa shape imeze gutya imeze kuriya hari amashape menshi atandukanye size na shape ntabwo ari ibintu bimwe okay size na shape ntabwo ari bimwe shape igomba wenda ushobora kuba ari yego ihagije ariko wenda ishepinze gutya cyangwa ishepinze gutya cyangwa ishepinze ariko ibyo ngibyo ntabwo bimataringa ahubwo imataringa ni performance yawe ese uperforminga hari n'abafite iyo size ihagije ariko batazi gukora iki kuyikoresha nabyo ni ibintu bijya bishoboka ku buryo ukaba utazi guperforminga kuko iyo uri kuri set ubundi umutipe niwe ufite akazi kenshi ko agomba guhandoringa umukobwa agomba kumushyira muri positions runaka agomba kumekinga ashaho kamera imuriho neza tugenda umukobwa wenda ari muri position we atagomba kure aho atari bushobore kureba kamera kubyumva so umutipe agomba kumubera nyine mirwari akamekinga ashaho yuko ari muri kamera neza ubwo ubyumva umuntu uri gukamera we ikintu akora iyo mutari muri film neza akora nko ku mutipe wenda akamukoraho akamutapinga umuntu ugatamenya ikintu cyo gukora niba wenda agomba kumuvinga wenda iburyo akata kumuvinga iburyo cyangwa kumuvinga ibumoso so cyane cyane n'umutima ugomba ntabwo ngo ikibazo ntago ari ukugira uwo mubiri no kugira size ugomba no kumenya kwactinga ko it's actually an acting job you have to act okay kubyumva ntago ngo urashowinga hapo gusa urashyira mu gitebe twavuze kuri size z'abatipe izi possible hari aho bishobora kugira umukaniro kumuhandoringa nabyo birashoboka hari gishobora kugera kuri se niyo mpamvu nakubwiye ati cyane buri muntu wese aba afite nka portfolio nk'amavideo aba yarakoze so nk'urugero bambwiye wenda nka company mparinze kambwa ati ngiye gukorana n'umuntu bita wenda Godfather ndahita ngenda kuri Pornhub byo kumusacinga uri kubyumva barambwira izina rye ndajya kumusacinga ndebe utuzi yagiye akora ariko byuma ndebe performance ye ndebe ingano ye ndebe ukuntu reactinga ukuntu yactinga ibintu byose nyine ndebe personality ye njye kuri social media ze ndebe n'ibiki either vuga ati uyu muntu ntabwo ushaka ko nakorana nawe cyangwa se nakorana nawe uri kubyumva kuko ufite n'uburenganzira bwo guhakana ukavuga ati njyewe uyu muntu ntabwo nakorana nawe kuko hari n'amabifu muri industry wowe ufitanye bifu n'umuntu ukaba utakorana nawe abo mu gihe kampani yabaharinze mwembi ukabavuga niyo mpamvu bakubwira ati wewe wenda wowe Noeline urakorana na Godfather wowe ukavuga ati ngiye Godfather ntabwo numva nakorana nawe kuko umukobwa ari ufite agaciro cyane bashobora guhindura umutima bakuzana undi mutipe wundi buretse gato ese bari abatipe tubonamo muri kumwe bashobora kuguhereza n'umuntu randomly utazi
n'ubundi ntabwo ubumuzi uvuga ngo kampani njyewe impayari inzira njyewe umu agent abanya-approaching akambwira ati Lexi kampani iyi nisha kuguhayaringa kuri sini n'iyi n'umuntu uyu muntu n'uyu ngenda banza nkabaza mbere yuko nemera akazi mbaza umu agent kuko n'ubundi ugomba kuba ufite umu agent umu agent kuko uva umu agent we niba ufata amafoto yawe cyangwa se na portfolio yawe akajya gukora iki akajya ku advertisinga ku makampani noneho kampani ikavuga ati turamushaka kampani nabwo iragushaka we akahita avuga ati kampani iragushaka irashaka gukora iyi siri irashaka gukora n'uyu muntu akahita kohereza information z'uwo muntu uwo muntu nkabanza nkamucekinga nkabanza ngakora background check nkabanza nkajya kuri site ziwe nkajya kuri Twitter yiwe nkajya kuri Instagram yiwe nkajya nkareba nyine nabona ari fresh nkareba n'ama reviews kuko hari n'igihe wenda hari nk'ahantu nyine tugenda nyine twebwe nyine dufite aga community kacu ugenda ukaba wakwandika wenda experience bwegeranye n'umuntu ukayandika muri groupe ku buryo undi mukobwa agiye gukorana n'uwo muntu ni groupe y'abakobwa gusa muri Europe mu gihe umukobwa agiye gukorana n'uwo mutipe yabo akahita akora iki yabona wenda review akawenda yakwemera gukora cyangwa ntakore so ndabanza nkagenda nka searching nkareba ukuntu umutipe akora n'ibiki n'ibiki nkareba size ye nkareba vibe n'ibiki n'ibiki nkahita mbwira umu agent ati okay akazi ndagafata ntabwo singafata ariko n'akazi ndamutse ngafashe nagera kuri set vibe nyine ikaba ari off ntabwo dufite vibe nziza kuko tugomba kuba dufite vibe kugira ngo no kuri kamera bigaragare nk'ahari ibintu bya nyabyo kuko you have to act you have to be in a character so you have to seem nkaho nyine ubirimo byiri kubyenjoyinga sometimes you're not enjoying that shit but nyine ugomba ku acting nkaho uri ku enjoying abo yeah I mean it's acting Jesus so you pretending how ibyo ni iby'amakampani ibyo nikorera njyewe bumva mbikora kuri time yanjye mbikora bigiye numva mbishakiye aho numva mbishakiye so ibyo nkorana na company ni uko acting you have to act honestly I'm not going to like kandi n'abantu benshi barabizi ko it's fake it's not really real ntabwo yo kwanguranya kubeshya it's fake ariko iriya fakerism niyo nyine ituma abantu nyine bahita basara nyine kubera ko the idea of it niyo ituma nyine n'ubundi abantu babireba ni nk'ukuntu umuntu ajya muri filime akarira kandi nta muntu wapfuye Yesu we warapfuye kandi ntiyapfuye ukabyegereza umutima uri kubyumva ni ukorera ubundi bigenda nawe uragenda hariya ugasara biriya bya baby biba muri kuvuga you kill me ndapfuye ukarerembura amaso kuri ibyo bigenza wowe ufakinga. It's an illusion. You have to sell an illusion. It's an illusion that you have to sell. Oh my God. So, yes. Kandi abantu nabo babigura kubera illusion. Ntugire ngo nanone abantu babigura bazi ko ari ibintu bya nyabyo kubera ko arabizi ko atari bya nyabyo. Ntabwo umukobwa azakorera hafi miliyoni ebyiri cyangwa 3 kubyumva tuvuge miliyoni 2 ku mwaka arimo arakora ibi biboro wenda yarakoranye n'abantu barenze wenda nka 50 cyangwa 60 ku mwaka ukambira ngo buri muri abo bantu bose 60 yakoranye bose ubona bose yari enjoyinze ntabwo bishoboka reko byumva ntibibaho kuko imibiri yacu ni imibiri irakora mu buryo ikoramo ari ibyo idakoramo ariko nyine ibintu byose ubundi bitangira mu mutwe iyo bamaze kubyishyiramo urabikora bikarangira ugataha bigahita bigenda neza. Yewe dukeneye kumenya byinshi ngayo nguko ariko ibyo 10 ntabwo ryagezeho ngo barinyimye burundu tu ntabwo bashaka kuriba ngo yitinda ari kwihera ari kwigerezaho ngiryo ryageze. But honestly speaking, like, of course, like abanyarwanda nyine baba ari very curious. Cyangwa bashaka kumenya ngo ibintu ngo nase ngubigenda gute ngo nibanza ngo nase gusita nyarwanda kwakira gute so nyarwanda inyakira nyine mu buryo nyine rukumva nyine bw'ibitangaza ntabwo babyumva ntabwo bibaho nyine ni ibintu nyine hari nabumva yuko ntashobora no kugaruka mu Rwanda so ari nk'umuntu mbona nk'Ikigali akavuga ngo nase nguri Kigali kuko hari abantu batekereza yuko wenda ngomba ko wenda ndi nka mageragere cyangwa se wenda barangize nko mu cyobo I don't know as in because of what because of my body I can use my body however I wish however I want to bikabyumva
igihe cyose umubiri wanjye nawukoresha mu gihe unyungura kandi umbeshejeho, kuko tubeshejweho uyu mubiri n'Imana yaduhaye, kandi umubiri ntabwo ubundi ari amabere cyangwa se ubundi ku bagore niho abantu bahitamo ibidakoreshwa n'ibitagomba gukoreshwa ku mubiri w'umugore, aho ubundi umubiri w'umuntu rusange biologically, like you know, biologically umubiri w'umuntu bihera hano mu bwonko bikagenda bikagera ku mano yawe no ku nzara zawe z'amano. So mu gihe udakoresha umutwe ngo utekereze, nta nubwo wanakoresha amaboko kugira ngo ukore, ntabwo wakoresha amaguru kugira ngo ukore, nta nubwo wanakoresha n'icyo gitsina yebaye kugira ngo urongorane. So sinumva itandukanye hagati y'igitsina n'amaboko n'ubwonko n'amaguru mu gihe byose bikora, ni byose ni ibice by'umubiri. So uko wakoresha igice cy'umubiri iki cyose ukorera kandi wibeshejeho, I don't think it's for me. Numva nta kibazo kirimo ubuzima mu gihe udakoresha ibice by'umubiri byawe, wenda wiba uhemuka wica ukora like nyine ukora ibintu bidasobanutse, but ubikoresha mu gihe wumva nyine like use your body. Niyo inuza Imana yaduhaye, niyo investment Imana yaduhaye. Uri gukoresha uwo munwa wawe, wowe uri ikiragi, ubu ngubu uri kuri TikTok, uri no kuri TikTok uri ngo tata, uramutse nta buri mufite uramutse mbareka mu bantu nta buri mufite, waba uri kano kanya oya none. Anyway, ahangaha ndi kumva ngewe ibindi by'abandi bari kubaza, umuntu arabajije ngo ese bwiza ukuri Simbi, mama wawe wamubwiye ibyo ukora? Mama arabizi, mama nta n'umuntu n'umwe wacu utabizi, abantu benshi bose barabizi. Oya si wabonye ko banajya no gushaka data iri yatuye, bajya gushaka na data n'ibiki barabizi, ariko buri wese amenya ibye. Okay. Reka tugaruke nko mu myaka 20 iri imbere. Tuzi ko nuvuga ngo wowe nubwo nabikoreshaho kantera amabuye gushaka gukora umuryango, kuko umuryango ntabwo ari ibintu ukurura mu mutwe. Uzabyara, uzakora umuryango, ukore famille, ubyara abana. Okay, for me it's 50-50, nyine like hagati na hagati. Ibyo gukora umuryango simbizi, ntabwo njye sinzi igisobanuro cy'umuryango kuko abantu barahinduka mu buzima, ariko kubyara baruva kiri butoya, cyafite wenda nk'imyaka nk'itanu imbere yanjye kubitekerezaho neza. Ntabwo ndadecidinga neza, ntabwo either numva umwana ntabwo mushaka cyangwa se ndamushaka, kuko ndacyari muto, I'm only 26, so ndacyafite byibuze imyaka nk'ine imbere yanjye cyangwa itanu yo kudecidinga cyangwa niba nshaka umwana cyangwa ntamushaka. Urushako ntabwo numva ko ari nabikubwiye na kare, urushako ntabwo ariyo intumbero yanjye mu buzima, so mpuye umuntu yumva nkamwumva, bibaye byiza yaba ari iwacu tuvuga n'ururimi rumwe, uretse wenda ko mba numva ari nk'ibintu wenda ari mbiha nk'amahirwe wenda nk'10%, ariko hari abandi bantu hano hanze rwose bari free minded and open minded, way widely open minded, dushobora kuba twakora nyine ubwo buzima. Ariko ibyo ntabwo ari ibintu nyine ntekerezaho kano kanya, because I'm still young, ndacyafite ubuzima burebure imbere yanjye, ndacyafite izindi, I have potential, you know, I have a lot of opportunities in front of me. So ntabwo nishyira mu kantu k'aka basket cyangwa k'akadobo kamwe ngo ngiye no kubyara no gushaka n'ibindi. Sinigeze ibyo bintu bishyira mu mutwe wanjye cyane. Biramutse bibaye njye nyavuga ati if I'm going to find love, if somebody is going to love me truly, they're going to find me. Bazambona nyine, tubazanshaka bambone, aho bazankura naho nyine, aho tuzahurira naho nyine tuzahurira, yaba ari umunyarwanda mwene wacu, yaba ari umunyamahanga, yaba ari iki, yaba ari umuchina, yaba ari umuyapani. At some point I will find love, but I am not stressed about it. At some point I might get married, but I'm not also stressed about it. Ntabwo ari ibintu. Wow. Anyway, thank you for your time. Thank you for your time. Uri mu Rwanda kugeza ryari? Ndahari igihe cyose.
Alright. So nti thank you so much ndagushimiye urakoze uganira neza. Njyewe ntabwo njye nakoza bya bibazo abantu bajya bazana babazibaza akavuga ngo bigenda bite no ntabwo njye muri action mafite amatsiko yo kumenya exactly kuko nza abantu benshi especially ku bantu bari hanze barabe understanding ku ibintu bikorwa barabikora kandi at the end of the day bakabivamo bakabireka bagahindura career nuko ndagushimiye wakoze cyane ku mwanya wawe no kutuganiriza. Wakoze nawe cyane cyane kandi mukomere mugere n'ijoro ryiza aho bafite ijoro. Twebwe n'uburije. Thank you so much. Ngende ushireka akantu mu maso rero umere neza. Thank you. Bye.